ku mubyeyi wese wifuza kuzagira urubyaro mu buzima bwe, by'umwihariko abagore, ibintu biba bikiri byiza kuva nibura akimenya ko yasamye kugeza nibura ku munsi wa 4 cyangwa se wa 7, bitewe n'umugore uwo ari we. Byashoboka ko ari nako biba bimeze ku mugabo we igihe baba babana mu nzu. Ku munsi wa 4 kugeza ku wa 7, nibura umugore atangira kurangwa n'isesemi mu gitondo abyutse, buryo bashobora no kugarura ibyo yariye, ibintu twita kuruka. Sindi umugore gusa bigombe kuba ari igihe kiba kitoroheye cyane ababyeyi muri rusange. Ntabwo wari ubizi, gusa mu bintu birinda iseseme abagore batwite harimo n'indimu, lemonade, umutobe w'indimu. Ubwo nakoraga ikiganiro ku ngaruka za tungurusumu ku bagore batwite, Mutesi Uwase yansabye ko nazamushakira amakuru ku ndimu. Indimu yaba ari nziza ku bagore batwite? Ni izihe ngaruka indimu igira ku mwana utaravuka igihe ikoreshejwe nabi? Kuyikoresha nabi ni gute? Reka twige ubumenyi nk'uko intego y'ibiganiro byacu tubagezaho ibivuga. Tumenye byinshi ku bibera mu isi, twigiramo amasomo y'ubuzima. Iyi ni Telemontagne Rwanda, ikaze. Indimu ubusanzwe ni urubuto rwiza muri rusange igihe rukoreshwa n'umugore utwite atarengeje urugero. Ni urubuto rutanga ibyiza byinshi ku buzima, ariko kandi rukaba urubuto rwo kwitondera cyane. Mu byiza indimu yibitsemo bitangaza benshi ni ukuntu uru rubuto rutuma abagore batwite babasha guhangana n'isesemi ya mu gitondo ibatera kuruka. Impumuro ya citron iboneka mu ndimu nk'urubuto niyo ikubitira mu gafuka isesemi no gushaka kuruka mu gitondo igihe utwite. Ku mugore utwite, indimu ifite ukuntu imurinda gufungana mu nda cyangwa se igogora rye rikagenda neza, ibizwe nka constipation, gufungana mu nda. Ahantu ibera akaga nk'urubuto, indimu ni ukuntu izamura ubudahangarwa bw'umubiri ku mugore utwite, kuko indimu burya yifitemo icyitwa vitamine C utabasha kwiyumvisha. Vitamine C, vitamine nziza ku budahangarwa bw'umubiri. Dore ibyo ndimu mu kuvuga. Hano twigisha amasomo y'ubuzima, nyamara kudushyigikira ntabwo bigoye. Usibye kureba munsi y'video ugakora subscribe, ukajya uhora witeguye kwakira ubumenyi bushyashya mu biganiro tubagezaho. Nukora subscribe araba ari inkunga ikomeye cyane uhereje ibiganiro by'ubwenge nk'ibi utabona ahandi. Ntabwo nari nakubwiye ko indimu igenzura kandi igashyira ku kigero cyiza ikintu cyitwa umuvuduko w'amaraso. Ni urubuto rufite ukuntu rwita ku mitsi itwara amaraso yawe, ibintu bikurinda ibibazo nka hypertension. Mu mbuto zizatuma udatakaza amazi mu mubiri, indimu yisangamo. Ni urubuto rugusunikira kunywa amazi menshi. Ikintu cy'ingenzi by'umwihariko ku bagore batwite ni ibiki byo kwitondera? Ubukana bwa acide iboneka mu ndimu. Bizwi neza ko ikoreshwa ry'indimu ku kigero cyinshi akenshi bikuviramo ikibazo kizwi nka heartburn. Kumwe wumva acide yo mu gifu igaruka ikagutwika mu muhogo. Ni urubuto rwakwangiza amenyo yawe. Kariya gace k'iryinyo kererana k'umweru bakita enamel. Indimu iyo ikagezeho ititaye ko ariko gace gakomera cyane kurenza n'igufwa, indimu igakoraho hakaba habisuri neza kakayonga ku buryo kashira. Niyo mpamvu ari byiza kunyuza amazi mu kanwa, kwinyuguza igihe umaze kurya indimu. Hari abantu bamwe bagira imibiri igira kutihangana mu buryo kamere muri bo. Iyo uriya mwuka wa citron uva mu ndimu ubakubise uturuka mu ndimu, abantu nk'aba nabo baba bagomba kwigengesera. Gukoresha ibintu byose mu rugero niryo bangano. Niba uri gukoresha indimu, si byiza ko urenza indimu imwe kuri 2 ku munsi, by'umwihariko ku bagore batwite. Gukoresha nyinshi ugomba kubyirinda. Ubumenyi bwawe ku makuru y'ubuzima buri kwiyongera. Ntiwibagirwe gukora subscribe rero. Iyo umugore atwite akaba akoresha indimu, ni ingenzi cyane kwitekerezaho nk'umubyeyi, ariko nanone ntasige umwana we. Dore ingaruka indimu ishobora kugira ku mwana utwite n'urubuto. Tugeze kuvuga kuri vitamine C iboneka mu ndimu. Iyi vitamine izwiho gufasha mu mikurire y'umwana kuko ingingo ze zikura neza, kandi ubudahangarwa bw'umubiri we ubijyanye n'ubuzima n'ubwirinzi bugakura cyangwa se bugakomera. Kunywa umutobe w'indimu bivuga ko byongerera ubushobozi umwana uri mu nda guhora adafite umwuma, kandi ni ibintu aba akeneye nk'umwana utaravuka.
Nta ngaruka mbi zizwi neza igihe cyose indimu ikoreshejwe neza ku mwana igihe ari mu nda ya nyina. Gusa nk'uko twatangiye tubivugaho, hari aside iboneka mu ndimu, aside nyinshi ahubwo kurya nyinshi hari ubwo biteye kubangamirwa cyane nko kuri nyina, igihe cyose ituma aside yo mu gifu ijya igaruka igatwika nyina mu muhogo. Nyina hari n'ubwo aba ashobora kwibasirwa no gutakaza umwimerere w'amenyo ye agashyiraho kubera iyi aside. Igihe cyose umubyeyi atihanganira impumuro y'indimu, ni ibintu byagira ingaruka ku buzima bwe nk'umubyeyi muri rusange, ndetse n'ingaruka zitaziguye ku mwana atwite. Nshuti bakunzi, mwari mudukurikiye, ubuzima tubamo buragoye kandi uko bugenda bucya burushaho gukomera no kuba amayobera akaze. Iyo ucunze nabi ntumenye iyo watakariye. Umva amasomo y'ingenzi twungukira mu biganiro tubagezaho, amasomo yagufasha mu buzima. Ibiganiro nkugezaho ni ibiganiro uba ushobora kugiramo nawe ibitekerezo cyangwa se uruhare, aho usaba ingingo y'amatsiko wifuza ko nagukoreraho, tukazayikurikizaho ubutaha, hanyuma tugakomeza kwiyungura ubumenyi, dore ko ari nayo ntego twashingiye uru rubuga tubagerezaho ibi biganiro. Iyi si uko byagenda kose, kuyibamo bizadusaba ubwenge. Ni hano tubuhaha rero. Sinzi ngo unkurikiye uri hehe, gusa iyi nkuru igukoze ku mutima, hereza ikiganiro like, ujye munsi y'iyi video wandike ijambo rigira riti duhereza ibindi. Nanjye ndashyiramo agatege ubundi turusheho kubona amasomo y'ubuzima. Mugisha Samuel, dusubire ubutaha.